Ndabasuje cyane ni kwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe abantu batunguwe no kwambikwa impeta ku munsi wa Valante wabaye ku munsi w'ejo. Tikote yaje kuba atungura umukunzi we nanone ku munsi wa Valante amwambika impeta, byari byishimo yaramarira y'ibyishimo ku munsi wa Valante. Marina Deborah nawe akaba yaje kwambikwa mu ijoro ryashize impeta n'umukunzi we Yivani Music. Debeni nawe akaba yaje kuba yambika umugore we impeta y'urukundo rwa kabiri, aho babyaranye umwana kugira ngo baze kwenjoyinga ubuzima bwa Valante bameze neza. Sapongo mwamenye cyane wakiniye ikipe ya Rayon Sport nawe akaba yatunguye umugore we akaza kumwambika impeta ku munsi wa Valante. Marina Deborah rero aho bwakeye hari mu gitaramo niwe wabanje warimburiye abandi kwambikwa impeta y'urudaca cyangwa se y'urukundo ya Valante n'umukunzi we Yivani Music. Ndabizi murabazi cyane muri sinema nyarwanda bose ni abahanzi, umwe aririmba indirimbo z'urukundo undi akaririmba indirimbo z'imisango. Guys, rero ndagira ngo duce impaka, ese wowe nabahe bantu wumva twabadusize, ariko ndagira ngo mbabwire ko na Aisha Magweja yaje kuba asaba Chita Magic kuba yamubera umukunzi. Ese n'intambara y'urudaca yaje kuba ikomeza gucicikanya hano ku mbuga nkoranyambaga, aho Aisha yaje kwisabira Chita Magic impeta y'urukundo cyangwa se urukundo muri rusange. Nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Ndabakunda cyane, kanda subscribe, kanda like, share, comment, ni ibintu byiza cyane hano kuri muri TV 250 utundi ndaza ntubazanira bigiye bitandukanye. Gusa ndakwibutsa ko kuba warakoze subscribe, kuyikanda, ukanda like, ugasharinga ni ibintu byiza cyane bidufasha. Ese wowe muri izi ntambara z'urukundo urimo kubona bimeze bite? Ese wowe hari umuntu waba warahaye impeta y'urukundo ya Valante ku munsi w'ejo? Hari umuntu waba warahaye impeta y'urukundo? Ndabakunda cyane, mukomeze mudushigikire, mutwifurize ibyiza, natwe turimo kubategurira ibyiza, kubazanira utuntu dusha n'utundi. Bruce Melody yageze mu gihugu cya Uganda, aho nawe yaje agiye gukoreramo ibitaramo. Ndaje mbabwire inkuru yose irambuye ku by'urugendo rwa Debeni n'umugore we mu gihugu cya Uganda. Ndaje mbabwire rero na Bruce Melody ko yageze mu gihugu cya Uganda. Ndabakunda cyane.